Ibihe byiza kuri mwe mwese rero aho muri mu mpande enye z'isi, uburasirazuba, uburengerazuba, amajyepfo n'amajyaruguru. Twagarutse rero kuri channel yanyu mukunda muri benshi cyane, twizeye neza ko mwamaze gukora subscribe. Nta kindi rero kituzinduye turaje imbere ni ukubagezaho amakuru yizewe kandi agezweho. Kuri uyu munsi ni uko umuhanzi muzi nka Stromae wamenyekanye cyane ku ndirimbo zitandukanye harimo nk'izitwa Papa Uti. Uyu rero ni umuhanzi ufite inkomoko mu Rwanda, ubusanzwe ukunda kwitwa amazina ye bwite Van Der Paul. Wumvise Paul rero wagira ngo ni umuturanyi wawe, ariko abenshi niko uyu muhanzi bamuzi, cyane cyane ko afite inkomoko mu Rwanda, ariko mu buzima busanzwe akaba atuye mu gihugu cy'Ububiligi, aho rero yari amaze imyaka 6 adakora indirimbo atari mu ngando y'umuziki. Ubu rero yatangaje ko muri rusange agiye gushyira hanze alubumu ye yitwa Multitude. Uyu muhanzi rero ni ukumwitega cyane kuko yagiye akora indirimbo abantu benshi bakunze cyane cyane, yakunzwe cyane muri zo niyo bita Papa Uti, aho ugenekereje mu Kinyarwanda ese papa ninde? Papa ni uwuhe? Muri rusange rero byashimishije abantu benshi kuba uyu musore Stromae, uyu muhanzi rwose ukiri muto cyane, ukundwa na benshi ku isi, aho imigabane yose yayigaruriye kubera uburyo ki aririmbamo kandi ibihangano bye bigakundwa ku isi yose. Abantu benshi rero batangajwe kandi banashimishijwe no kuba uyu musore yagarutse muri industry ya muzika, muri showbiz, muri entertainment. Yarakumbuye cyane rero abantu babyakiranye ibyishimo, album y'abantu benshi bayitegereje. Ni inkuru rero iri gutindika cyangwa se iri ku mbuga nkoranyambaga nyinshi zitandukanye. Muri make rero twagusaba ngo ukomeze gukora ndetse icyo bita sharing ibiganiro byacu, hanyuma ukore like, hanyuma ukomeze no kubiha abandi bakore subscribe kugira ngo nabo babashe kubona amakuru yo muri showbiz agezweho kandi yizewe, n'ahandi wayasanga rero atari ku Umwete TV. Njye ni Hoza Jean Paul. Ciao ciao, duhurire kuri screen zanyu mu makuru ari imbere. Ciao.